Kubasha kuvuga oya, rimwe mu macengo yagufasha kuzamura umusaruro. Kwiyemeza kudakora ikintu runaka bizakubangukira kurusha kugikora. Iyi mvugo irasa n'imwe mu zikoreshwa n'intyoza muri gahunda zo gukora amahurizo agenga mudasobwa. Uzirikane ko nta hurizo ribanguka nko kuba nta hurizo. Ubu buryo bw'imitekerereze bukoreshwa no mu bindi byiciro by'ubuzima. Urugero, nta nama yakwihuta nko kuba itarimwe. Ibi ntabwo bivuze ko nta yindi nama ugomba kujyamo, ahubwo bivuze ko ari benshi twiyemeza ibintu byinshi nyamara atari ko dufite ubushake bwo kubikora. Hari inama nyinshi zirimo mu by'ukuri zitakabaye ngombwa. Hari amahurizo menshi yandikwa kandi hatagomba kudakenerwa. Ni kangahe ubazwa gukora ikintu runaka nawe ugashoka wemera, nyuma y'iminsi 3 ukisanga warengewe n'urutonde rw'ibyo ugomba gukora, ugasanga utangiye kwinubira ku nshingano zikurenze kandi mbere na mbere ari wowe wazigeretseho. Byaba byiza ubanje kwibaza niba ari ngombwa. Inyinshi muri zo uzasanga atari ngombwa, noneho wabasha guhakana bikaba ari byo byagira umumaro muri iyo gahunda kurenza akazi akariko kose gakorwa n'umuntu uko yabintyoza kose. None se niba byumvikana ko guhakana igihe bibaye ngombwa bigira umumaro, kuki benshi twisanga mu kudahakana? Kuki umuntu adakunze guhakana? Twemera ubusabe bwinshi atari uko dushamadukiye gukora ibyo dusabwa, ahubwo kugira ngo tutagaragara nk'abatagira umuco, abanyamusozi, abirasi cyangwa se abadafite ubushake bwo gufasha abandi. Ariko kandi ukeneye kumenya ko ushobora guhakanira umuntu n'ubundi muzakomeza gukenerana, harimo nka mugenzi wawe mu kazi, umufasha wawe, umwe mu bagize umuryango, inshuti n'abandi. Birumvikana guhakanira bene uyu muntu bishobora kugorana kuko dufitanye umubano wihariye kandi dushaka kubunganira, tutirengagije ko ku rundi ruhande natwe tubakenera. Kugirana imikoranire n'abandi ni ipfundo ry'ubuzima. Igitekerezo cyo guhakana byahutaza uyu mubano n'abadukikije kirusha uburemere gutekereza kuzigama igihe n'imbaraga byacu. Kubera iyi mpamvu rero, niba ufite guhakana ufite kubikorana ubushishozi ariko ukabikora. Hitamo neza amagambo ukoresha uhakana, ariko kandi uhakana ukomeje mu buryo butaziguye, kugira ngo wirinde guteza urujijo nka wa wundi ubaza ijambo gahunda runaka akajijinganya mu gisubizo, ntumenye niba ahakanye byo guhakana cyangwa se niba ari ukwinyuza inkeramucyamo ari bwemere n'ibindi. Nubwo bivuzwe ariko ntibibuza ko kuri benshi muri twe guhagarara bashikamye hagati yo guhakana no kwemera ari ihurizo ry'ingorabahizi. Twisanga mu ihurizo ryo kwiyemeza ibintu, nyamara kenshi ukanasanga bidafite icyo byunganira abo tubana cyangwa se natwe ubwacu. Aha si ikibazo nticyaba gishingiye ku buryo dutekereza yego na oya. Itandukaniro hagati ya yego na oya. Aya magambo yombi akunze gukoreshwa mu igereranywa hagati yayo, ku buryo bifatwa nk'aho hagira agaciro kamwe mu kiganiro. Mu by'ukuri, usibye kuba anyuranye mu gisobanuro, afite n'uburemere buhabanye mu ikoreshwa ryayo ku byerekeye inshingano. Niba uvuze oya, ubahakanye kuri ayo mahitamo amwe nyine, ariko niba uvuze yego, ubwara andi mahitamo ubuzitiye. Umuhanga mu bukungu Tim Harford kuri iki gitekerezo yaravuze ati, igihe cyose uvuze yego ku mahitamo runaka, uyahaye igihe. Ubwo uhakaniye cyangwa uzitiye andi mahitamo yashoboraga kukugezwaho muri cya gihe ugeneye amahitamo wemeye. Igihe wiyemeje igikorwa runaka, ubwo wamaze kugena uburyo igihe gisabwa gukorwamo icyo gikorwa kigomba gukoreshwa. Ubwo nta kindi wagikoramo kitari cyo wiyemeje. Mu yandi magambo, kuvuga oya bikuzigamira igihe, mu gihe cyo kuvuga yego bihita bigira ingano y'igihe bigutwara. Oya ni uburyo bwo kuzigama igihe. Igufasha kwizigamira igihe uri bukoresha uko ushaka, igihe ushaka. Ibi ni mu gihe yego ari uburyo bw'umwenda ku gihe. Wiyemeje gukora ikintu runaka ejo, ubwo hari igihe runaka cy'ejo kitari icyawe cyafashwe. Uruhare rwa oya. Guhakana rimwe na rimwe ifatwa nk'igikorwa gishobowe gusa n'abafite imbaraga, kandi ku rundi ruhande rumwe nibyo. Kubasha guhakanira amahirwe runaka byorohera uzi neza ko ashyigikiwe n'amaboko, amafaranga cyangwa se igitsure cyo kuyobora. Ariko kandi nanone guhakana ni rimwe mu macenga aganisha ku ntsinzi. Kuvuga oya ni ubumenyi bw'ingenzi ugomba kwiyubakamo ku ntambwe yose y'ubuzima bwa kinyamwuga, kuko ni igikorwa kigira uruhare mu kugufasha kuzigama umutungo karemano w'ingenzi, hariho igihe. Umwe mu bashoramari b'ibyatwa Pedro Sorrentino yaravuze ati, nutabasha kurinda igihe cyawe abandi bazakikuriganya. Ufite guhakanira icyo ari cyo cyose kitakuganisha ku ntego yawe. Oya ni ijambo rigufasha kuzamura umusaruro, nk'uko usabwa gukumira ibirangaza byose kugira ngo ubashe kuzamura umusaruro. Kuvuga oya wabyifata mute?
benshi muri twe ni abihutira kuvuga yego, mu kuvuga oya bakagenda bigura intege. Ugomba kwibaza aho uhagaze muri iyi gahunda. Niba bikugora guhakana, umuhanga Tim Harford twabonye haruguru yatanze inama ku buryo wabyifatamo. Yaragize ati, rimwe mu macengo yakoreshwa aha ni ukwibaza uti, ndamutse nsabwe gukora iki gikorwa uyu munsi cy'aka kanya nabyemera. Ntabwo ari uburyo buciriritse, kuko kwiyemeza uko kwaba kuri mu gihe kizaza kose guhinduka inshingano kandi zigutwara igihe. Niba ubona ko icyo usaba gukora gishishikaje rwose ku buryo waba unasubitse ibyo wakoraga, ubwo ni yego. Ariko niba atari uko bimeze, ugomba gutekereza kabiri. Dusoreze iyi ngingo ku magambo y'abahanga. Umwanditsi Mike Dariano yaragize ati, icyoroshye ni ukureka kwiyemeza inshingano aho kuziyemeza ukananirwa kuzisohoza. Guhakana ni wo mugabane mwiza muri iki cyerekezo. Naho Peter Drucker avuga inyurabwenge igira iti, nta kintu cyarushaho kuba imburamumaro nko gukora neza ikitakagombye no kuba igikorwa.